n'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri bateraniye kuri Village Urugwiro biga ku kibazo cy'abaturage bakomeje guhura n'inzara ndetse bamwe bagahura n'ibiza bikabasenyera amazu yabyo. Ibi ngibi ndaza kubibabwira mu byemezo by'inama y'abaminisitiri, ariko reka tunyarukire ku itangazo rya polisi y'u Rwanda. Itangazo rya polisi y'u Rwanda: ibinyabiziga biri kwiyongera mu mujyi wa Kigali, ari nako impanuka ziyongera hano mu mujyi wa Kigali, aho ibinyabiziga bikoresha umuriro w'amashanyarazi bimaze kugera kuri 7% byiyongera hano mu mujyi wa Kigali. Imodoka zikoresha hybrid zimaze kwiyongera 50%, bivuze ngo ziri kwiyongera ku rwego rwo hejuru. Imodoka zikoresha esase cyangwa ibikomoka kuri peteroli zikomeje kwiyongera kuri 50 nazo kwijana, bivuze ngo nazo zirimo zirazamuka cyane. Bityo rero bigatuma impanuka nyinshi zikunze kubera mu mujyi wa Kigali bitewe nuko ibinyabiziga biri kwiyongera hano mu mujyi wa Kigali. Bityo rero abashoferi batwara imodoka barasabwa kwihugura bakaba abanyamwuga, ndavuga bakibona perime, kugira ngo batware izi modoka. Turi kuganisha ku itangazo rya polisi y'u Rwanda ndetse yashyizeho n'umukono. Umuntu wese uzagerageza gutwara ikinyabiziga yanyoye ibisindisha azahanwa. Umuntu wese uzatwara ikinyabiziga adafite uruhushya rumwemerera gutwara ikinyabiziga azahanwa. N'abagenzi bagenda mu modoka z'amakwasiteri bakabona umushoferi atwaye ikinyabiziga yasinze nibatanga amakuru, nabo bazajya bahanwa mu gihe iyo modoka yakoze impanuka bakarokoka. Nongeye kubifuriza umwaka mushya. Muhawe ikaze kuri Kidasamara TV Rwanda. Niba ushaka kumenya byinshi, icyo usabwa cyangwa icyo ugomba gukora urakizi, no gukora subscribe ubundi ugafungura inzogera. Bino bizajya bituma ubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda yizewe. Warangije gukora subscribe, dutangire ku itangazo rya polisi y'u Rwanda. Nimba warangije kubikora, reka dutangire. Ni itangazo rya polisi y'u Rwanda. Polisi y'u Rwanda yatangaje ko ibinyabiziga biri kwiyongera mu mujyi wa Kigali, ari nako impanuka ziyongera mu mujyi wa Kigali. Ese koko ibi nibyo? Yego, igisubizo cya nyacyo nibyo. Imodoka ziri kwiyongera mu mujyi wa Kigali umunsi ku munsi, aho imodoka zikoresha umuriro w'amashanyarazi zisohoka buri munsi, aho imodoka zikoresha hybrid zisohoka buri munsi, aho imodoka zikoresha ibikomoka kuri peteroli, ndavuga esase na mazutu, zisohoka buri munsi. Ese ahantu hose ujya ntabwo ujya uhasanga amashopu y'imodoka? Ibi ngibi rero byatumye polisi y'u Rwanda itangaza gutya: umuntu wese uzagerageza gutwara ikinyabiziga yanyoye ibisindisha azahanwa. Ese mwabanje mukareka nkanyarukira ku kibazo cy'uwatwaye ikinyabiziga yanyoye ibisindisha mu karere ka Rulindo akarenza imodoka Imanga? Ese uyu mushoferi yararokotse? Uyu mushoferi yaje kurokoka, baramupima basanga yanyoye ibisindisha ubwo iyi modoka yakoze impanuka iherereye mu karere ka Rulindo. Iyi modoka yakomerekeyemo 3, umushoferi nawe niyapfa. Bamupimye basanga yanyoye ibisindisha, bityo uyu mushoferi yaravuwe arakira, ahita atabwa muri yombi, ahita afungwa. Azira iki? Gutwara ikinyabiziga yanyoye ibisindisha. Abo bari bari kumwe nibigize batanga amakuru yuko umushoferi yanyoye ibisindisha ari kugenda nabi mu muhanda, ahubwo bajya bavuga ngo buri icyashatse kuba nta muntu ugitangira intego rero imodoka yabarengeje umuhanda. Nyaboneka abanyarwandakazi, mureke twirinde tunarinda bagenzi bacu. Ese makuru yanjye nyahagarikiye hano, nkabanza nkamenya icyo polisi y'u Rwanda yatangaje neza, nkabona kukibabwira hari icyo byabitwaye. Reka amakuru yacu nyahagarikire hano. Amakuru nakagaruka. Nimba rwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamara TV Rwanda, ibuka gukora subscribe, fungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Ndabakunda cyane.